Nzanye ubutumwa bwihutirwa, nzanye ubutumwa nzaniye abanyarwanda k'uyu munsi. Hanyuma nzaniye ubutumwa abarundi n'abakongomani, ariko tugiye guhera iwacu mu Rwanda. Mu gicuku ndyamye nk'uko bisanzwe ku isaha nsanzwe sengaho ya saa 9 nibwo ubutumwa bwamanutse, nibwo iriya ndirimbo yaje, nibwo iri jambo ryaje. Ndabyirwa ngo haguruka mu gitondo ngo ujye kubivuga ngo kandi ubibwire abanyarwanda, ubabwire ngo ubutumwa burihutirwa, ubabwire ngo ambwira ngo nimbwire abanyarwanda ngo ntabwo izongera kubariza, ngo ntabwo izongera kubikoreza udukapu we, ngo ntabwo izongera kubikora, ngo ntabwo izongera kubikora, ngo kuko mwarabaye bihagije. Ariko ntabwo Imana izongera kwikoreza abantu uturago, ayiwe udukapu, imifuka, ayiwe umwana umuntu akurura amatungo ahetse n'umwana ndamutwaye ku rutugu, oya utumatora, ntabwo bizongera, nimuhumure, ntabwo bizongera. Iyi ndirimbo ni iyacu twebwe abanyarwanda. Wowe munyarwanda udukurikiye, aho uri hano mu gihugu, aho uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, wowe ukunda u Rwanda, iyi ndirimbo ni iyawe, yiririmbe. Dawidi we witwa Gideyoni ugiye kubera incungu ubwoko bwacu, ubwoko bw'abakongomani, ubwoko bw'abarundi, abantu Imana yishimira. Iri ni isengesho we Dawidi ukwiye guhera uyu munsi usenga, kuko igihe kirageze. Wowe Dawidi, wowe Gideyoni, igihe kirageze ngo muhaguruke, kandi kirasohoye, kandi kiraje byihuse. Kuko Imana ije gutanga amahoro, Imana ije gutanga ibyishimo, Imana ije gutanga umunezero ku mpera z'isi. Abakongomani bageze ku mpera z'isi, bari muri Afurika, bari mu Burayi, bari muri Amerika, bari hirya no hino, aho muri mwese muraje mugarutse mu gihugu cyanyu, kuko icyo gihugu niyo gakondo yanyu, niyo Imana yabagabije, yongeye kuyibagabiza, yongeye kuyibaha, irabagaruye. Irambwira ngo uko yacyuye abanyarwanda bari baratataniye hirya no hino baragizwe impunzi, ngo namwe niko ibagaruye, ngo niko ibazanye mu gihugu cyanyu, ngo muze mujye ku byiza by'igihugu cyanyu, mwongere muze mwubake igihugu cyanyu. Kubera yuko utujuje inshingano wahawe, kubera yuko utujuje ibyo wagombaga gukora, kubera ko iby'Imana yagushinze ntago wabyubahirije, ntago wabishyize mu bikorwa, ntago waciriye bugufi Imana, ntago waciye bugufi imbere y'Imana ngo iguhe ubwenge nk'ubwo yahaye Salomo, ahubwo wishyize hejuru. Ngo hanyuma rero ngo ibihembo by'abishyize hejuru ngo ni ugucibwa ku ngoma ndetse n'urupfu. Ngo ibyo kuringaniza ahataringaniye, nje gutunganya ibidatunganye imbere yanyu, nje gukura buri kimwe cyose mu nzira cyabuza gutambuka, niko Uwiteka avuganye namwe. Hanyuma nimuhaguruke mugende, kandi mushikame, kandi mushire ubwoba, kuko Uwiteka niwe uri kumwe namwe. Imana arabivunnye, byose ibindi arabisenye, ayiwe arajugunye, ibyo kure biragiye, ntabwo bizongera kugaruka ukundi. Bose hafi na kure mu bice bitandukanye byose, abaherereye amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, reka nizeye ko mwese muri amahoro kandi mushima Imana ikibarindiye mu buntu bwayo. Ishimwe ry'Imana TV ni channel Imana izanye kugira ngo nayo yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Munyarukire ku Ishimwe ry'Imana TV, mukore subscribe, like, share na comment, mwandika ibitekerezo icyo mwifuza, nabo bahari kugira ngo babagezeho ijambo ry'Imana, namwe nimubashyigikire mu buryo bwose bushoboka. Ishimwe ry'Imana TV. Ngize umugisha rero uyu munsi ndi kumwe n'umugabo w'Imana, meruka afite umutwe muzima, ariko ndabona afite ikintu ku gahanga. Uraho neza. Nta nubwo nzi ko ashobora guseka kwa iki kintu ndi kubona hano cy'igipfuko. Imana yabishatse byose biremera. Amakuru ni meza, turashima Imana.
mfite amashimwe maremare. Imana yakoze imirimo. Duherukana mbabwira ko mfite randevu yo kujya kubagwa. Byarabaye. Kakana barakabaza ko kugahanga. Kakana murabibona ko bakabaze harapfutse. Bahapfutse kubera ko bahabaze. Yego. Rero byagenze neza. Imana yo mu ijuru yarahabaye irigaragaza. Tuvayo turi bazima. Nabonye ifoto uri ku iseta ugabanye ndavuga none uyu mugabo usaza ko ashobora kuba ncitsera. Nayize sitata abantu bose barambaza ngo ninde ngo ko nivana ngo agiye kwitaba Imana. Imana ishimwe yuko yakugarura mu kintu ashaka kuvuga kuko abajya ku iseta bose ntabwo ariko bagaruka, ariko dushimye Imana ko wagarutse amahoro cyane cyane ko hano hantu ushobora kubeshya ngo bikahita bijya mu bwonko. Dushimye Imana ko yakurinze rero. Ni ukuri nishimwe rikomeye kuko na muganga ubwe byabanje kumugora, abanza kujya impaka yo kuhabaga, kandi ari wampaye randevu, ariko kuko twari twarasenze Imana yari yarabyemeye. Afata umwanzuro aravuga ati ngiye kukubaga bibe uko Imana ibishaka. None rero byabaye uko Imana ibishaka. Urumva umeze neza? Ese neza. Umutwe uri gukora neza nta kibazo. Gukora ntegereje ko igisebe gikira, nicyo ntegereje. Yego. Kandi nakimpamya neza ko mu gihe kidatinze kitari kirekire kiba cyakize. Uri kujya kwipfukisha kwa muganga? Ndi kujya kwipfukisha kwa muganga. N'ibindi bizagenda neza. N'ibindi bizagenda neza kandi nzi ko ibi biri mu mugambi w'Imana. Rero nahagarutse. Wagarutse uzanye ubutumwa bw'Imana? Uzanye ubutumwa bw'Imana kandi ngira abantu ko bwihutirwa. Ubwo butumwa bwihutirwa nubwo nicaye ku gatebe ngiye kwicara ku gatebe neza ndamye numve ubutumwa nk'abandi bose, ntago nirwa ntinda cyangwa se ngo ntebe mu kirundi ko bajya bivuga. Nanjye mu bagiye kumva ubutumwa bwiza ndimo ngiye kurambye. Reka ngusabe rero usenga Imana, numara gusenga Imana uhunga kuyobora uragenda ko nguko. Reka duce bugufi twinginga Imana hanyuma ibane natwe. Turagushimye Mwami mwiza, tugushimiye kuri Imana y'inyembabazi, tugushimiye kuri Imana irebera hose icyarimwe. Nongeye gushimira ko unyemereye ko nongera kugera hano hantu. Byashobora ko byari ngombwa ko ntahaba kubera ko hari byinshi byahigaga ubugingo bwanjye, ndetse n'ibimenyetso bimwe n'imwe tugenda tubibona, ariko warahabaye urigaragaza uritamurura. None uyu munsi twagarutse kubw'umurimo wawe, umve ko tubigushimiye. Tugera hano hantu rero turakwinginze ngo twemerere tugucire bugufi ushyirwe hejuru. Ubwo duciye bugufi imbere yawe unatwemere tugire icyo tuvuga muri kano kanya. Murengezi mwiza, turakwinginze ngo numanuke kudushyigikire, hanyuma ube aba ari wowe wivugira, twebwe tube mikoro maze urangurure, nushyirwe hejuru. Rero tugotesha ingabo zo mu ijuru, abamarayika bakirubi n'abaserafi urukire kutugota no kuturinda, kandi ubwiza bwawe igitinyiro cyawe n'ubudahangarwa bikomeza kuba kuri twebwe. Hanyuma Mwami mwiza, ibyo tugiye kuvugira hano abagiye kubyumva nabo nubaha umugisha, kandi ubahe guhindukira no kugarukira. Uwayobye agaruke mu nzira yawe, uri mu nzira agumemo neza kandi agomeze agende akwishingikirijeho rwose. Ngaho ufata abantu bawe ukuboko kwawe kandi ubaragire mu rwuri rutoshye, hanyuma ubashoye no ku mazi y'ubugingo kugira ngo bagomeze kubana uko bikwiye. Urakoze rero, hanyuma ibihiga abantu nubihige kandi barwanya nubirwanye, nibatera nabyo nubitere mu izina ryawe. Urakoze kuri Imana yumva, kandi tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Nari nibabwira ko nzanye ubutumwa bwihutirwa, nzanye ubutumwa nzaniye abanyarwanda k'uyu munsi, hanyuma nzaniye ubutumwa abarundi n'abakongomani, ariko tugiye guhera iwacu mu Rwanda. Uraza kudufasha turirimbe indirimbo y'197 bibananiye yisobe mu magambo nta kibazo. Uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza,
uwishinzwe ku byasezeranijwe n'umukiza. uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro. Uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro. Kandi arimbishwa n'umunezero kuko yizeye ibihoraho. Kandi arimbishwa n'umunezero kuko yizeye amahoro. Kuko yizeye ibihoraho. Kandi arimbishwa n'umukiza kuko yizeye ibihoraho. Refure. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu wacu. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu wacu. Ntabwo yashobora guhemukira be. Ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka ntibikuriyo. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka ntibikuka iyo Satani aduteye. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka ntago bikuka iyo Satani aduteye. Dushidikanya. Ntago dushidikanya uyu munsi. Nta dutinyisha. Kuko twizeye ibihoraho. Kuko uyu munsi twizeye ibihoraho Imana yavuganye natwe twebwe Abanyarwanda. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka byerekana ko amaraso ye yoza. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka byerekana ko amaraso ye y'Uwiteka yoza. Niyo ankiza ibyaha ntibinyanduze. Niyo adukiza ibyaha ntibitwanduze. Kuko nizeye uwanshunguye. Kuko twizeye uwaducunguye. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka bituma urukundo rwe runkomeza. Bituma urukundo rwe rudukomeza twebwe Abanyarwanda. Inkota y'umwuka ndayirwanisha. Inkota y'umwuka twahawe n'Imana twebwe Abanyarwanda turayirwanisha. Niyo ituma umwanzi anesheka. Niyo ituma umwanzi uduhiga anesheka. Uwishinze ku byasezeranijwe. Uwishinze ku byasezeranijwe niwe uhora yumva umwuka wera. Niwe uhora yumva umwuka wera. Satani ntashobora kumutsinda. Satani ntabwo ashobora kumutsinda, natwe ntabwo Satani yadutsinda twebwe Abanyarwanda. Kuko yizigiye uhoraho. Kuko twizigiye uhoraho Imana yacu. Indirimbo irarangiye. Amina. Iyi ndirimbo ni iyacu twebwe Abanyarwanda. Wowe Munyarwanda udukurikiye, aho uri hano mu gihugu, aho uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, wowe ukunda u Rwanda, iyi ndirimbo ni iyawe, yiririmbe. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro kandi nishimwe kubw'iyi ndirimbo iduhaye. Hanyuma ndagira ngo udusomere n'amagambo dusanga Zaburi y'118. Zaburi y'118. Yego ngaho dusome. Igitero cya kangahe? Zaburi y'118 uhere kuri 2 ukomeza. Zaburi y'118 igitero cya 2. Abisiraheli bavuge bati. Abisiraheli nimuvuge muti, mwebwe Abanyarwanda nimuvuge muti. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Dukomeze. Yego. Inzu y'aba Aroni ivuga iti. Inzu y'aba Aroni nivuge iti. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Uwiteka bavuge bati. Abubaha Uwiteka nimuvuge muti. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Uwiteka zihoraho igihe cyose. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Ubwo nari mu mubabaro, ubwo abanzi bampigaga, ubwo abanzi bamagurukiraga, nambaje Uwiteka nti. Uwiteka aranyitaba anshira ahantu hagari. Hanyuma maze kwambaza Uwiteka amubwiye ibyanjye byose, Uwiteka aranyitaba, amaze kunyitaba nshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Uwiteka ari mu ruhande rwacu Abanyarwanda ntabwo tuzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Umuntu yabasha kudutwara iki niba turi mu ruhande rw'Imana? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. Uwiteka ari mu ruhande rwacu araje kudutabara uyu munsi wa none. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye cyose.
guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Nta handi hari ubuhungiro. Ntabwo ubuhungiro buri ku mwana w'umuntu, ntabwo ubuhungiro buri mu mashyamba cyangwa mu bihuru, ntabwo ubuhungiro buri mu guhungira mu bindi bihugu, ntabwo ubuhungiro buri mu guhungira kwishingikiriza abakomeye, ahubwo ubuhungiro buri mu Uwiteka Imana. Kuruta kwiringira abakomeye. Kuruta kwiringira abo bakomeye abandi biringira. Oya, twebwe Abanyarwanda ntabwo ari bo twiringiye, twiringiye Uwiteka Imana. Amahanga yose yarangose. Amahanga yose yaratugose, aradukoraniraho, aratuhaguruka ngo aturwanye, arahaguruka ngo avuge nabi, arahaguruka ngo akigikuba dusibanganye ku isi y'Uwiteka. Mu izina ry'Uwiteka ndayarimbura. Mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, tumaze kuyihamagara twebwe Abanyarwanda, Uwiteka arahaguruka arimbura ayo mahanga. Yarangose ni koko yarangose. Ni koko yaratugose, ni koko byari bimeze, niko byari biteye, ariko Uwiteka yararimbuye. Mu izina ry'Uwiteka ndayarimbura. Mu izina ry'Uwiteka turanayarimbuye, kandi Uwiteka ni uvuganye natwe ngo ayo mahanga yose ayahagurutse yose, ngo Uwiteka yayarimbuye. Yego. Bangose nk'inzuki. Bagose u Rwanda nk'inzuki. Iburasirazuba baragota, iburengerazuba baragota, amajyepfo n'amajyaruguru baragota. Hanyuma barangije bashyira u Rwanda mu kazitiro. Hanyuma baraterana, baricara. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka ntago yari kumwe nabo, ngo niyo mpamvu yabatatanije, ngo niyo mpamvu yabaciyemo igikuba, niyo mpamvu yabaciyemo kabiri ku munota wa nyuma. Yego. Bazima nk'umuriro w'amahwa mu izina ry'Uwiteka ndayarimbuye. Rero uwo munsi bazima nk'umuriro utazima, ngo n'amabuye ngo Uwiteka arabirimbuye. Wansunikiye cyane kungusha. Yadusunikiye cyane kutugusha, maze Uwiteka arantabara. maze Uwiteka aradutabara. Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Uwiteka niwe mbaraga z'u Rwanda. Uwiteka niwe mbaraga zidushyigikiye. Uwiteka niwe maboko aturwanirira. Uwiteka niwe ngabo itugose. Ni indirimbo yanjye. Iyo ni indirimbo tugomba kuririmba twebwe Abanyarwanda. Ni indirimbo tugomba kuririmba mu gitondo, saa sita na nimugoroba, kuva saa moya kugeza ku zindi saa moya. Kandi yahindutse agakiza kanjye. Kandi Uwiteka niwe wahindutse agakiza kacu. Ijwi ry'impundu rivugiriza agakiza riri mu mahema y'abakiranutsi. Ijwi ry'impundu rivugiriza agakiza riri mu mahema y'abakiranutsi. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Ukuboko k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Uko kuboko k'Uwiteka niko kudutwikiriye. Uko kuboko k'Uwiteka niko kudufashe gukoza iby'ubutwari. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Sinzapfa ahubwo nzarama. Ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzakangwa n'amagambo, kuko twiringiye Uwiteka, ahubwo tuzaramya Imana yo mu ijuru. Tuzayiramya uko bwije n'uko bukeye. Ntekerereza abantu imirimo y'Uwiteka yakoze. Hanyuma nindangiza ntekerereza abantu bose imirimo y'Uwiteka yakoze. Dukomeze. Rekera aho ngaho. Banyarwanda, Banyarwandakazi, Baturarwanda mwese, ari abakuru, ari abatoya, ari abakomeye, ari n'aboroheje, iri jambo ni iryanyu, iyi ndirimbo ni iyanyu. Uwiteka yongera kumbwira ngo nimbwire abantu bari kuvuga ngo intambara intambara intambara, ngo nimudekera, ngo nimuceceke, ngo kuko Uwiteka niwe
wagose u Rwanda ararurwanirira mudahari, hanyuma rugira uku nguku rumeze. Iri jambo ejo nagize agahinda hari mu makuru ari maze kumva y'ubutumwa bwari umaze gutambuka, hanyuma ngira agahinda kuko nari mfite amakuru ko Imana yavuganye nanjye ko nta ntambara ihari. Hanyuma mfata umwanya wo gusenga ndavuga ngo Mana, niba ibyo wavuganye nanjye ari ukuri, ndashaka yuko umpa ikibinyemeza, kandi ejo nkabona icyo mvuga n'ubwo ndwaye, kandi ugaca inzira nkagenda nkahagera. Hanyuma mu gicuku ndyamye nk'uko bisanzwe ku isaha nsanzwe sengaho ya saa 9, nibwo ubutumwa bwamanutse, nibwo iriya ndirimbo yaje, nibwo iri jambo ryaje. Ndabyirwa ngo haguruka mu gitondo ngo ujye kubivuga ngo kandi ubibwire Abanyarwanda, ubabwire ngo ubutumwa burihutirwa, ubabwire ngo nimutuze kandi nimutekane. Hanyuma ngo mbwire abantu ngo bagumize guhanura intambara, ngo intambara nitaba murajya hehe, ngo murajya hehe, ngo ikiruta ni uko mwaceceka. Ndabwira Abanyarwanda uyu munsi natumwe n'Uwiteka ngo nimuhumure n'amahoro, ngo nubwo ibirego byabaye byinshi, bakabarega mu mahanga, bakabarega hirya no bagaterana, ngo barateranye ariko Imana ntabwo yateranye nabo. Barateranye baterana nk'abantu bumva ko bakomeye, ariko imyanzuro bagombaga gufata ntabwo bayigezeho uko babishakaga, kubera ko Imana itari kumwe nabo. Hanyuma Imana irambwira ngo ndirimbire abantu indirimbo ivuga ngo abiringira abantu barabahemukira, babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana yacu urabikwiriye. Abiringira abantu barabahemukira, babahanga amaso bakabahoza isoni, ujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana yacu urabikwiriye. Amina, 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 amina. Twebwe ntabwo twiringiye abantu, twebwe ntabwo twiringiye abakomeye, ahubwo twiringiye Imana yonyine, kuko iyi Mana ntabwo yadukoza isoni. Iyi Mana ntabwo yadukoza isoni, ntabwo yatumwaza, ntabwo yatuma ikibi kitubaho, kuko tuyiringiye. Yego. Hanyuma Imana irambwira ngo mbwire abayobozi bo ku rwego rw'igihugu ngo icyo Imana ngo ibakundira ngo nuko mujya mutegura umunsi wo gushima Imana mu mwaka, ngo ariko ntimuwugire rimwe, ngo ahubwo mugire kabiri. Hanyuma yongera kumbwira ngo mwongere ibihe n'iminsi yo kuba bugufi bw'Imana. Ngo iyo muri bugufi bw'Imana, iyo muri imbere y'Imana mwaje mwigiye bugufi yayo, nk'uko Mose yazamuka akajya bugufi bwayo, ngo iranezerwa ngo uko abikora ni bake. Ngo hanyuma bigatuma ngo ihite yongera kugambirira kubagirira neza, bigatuma yongera kugambira kubagirira neza, ndetse ngo iyo mubikoze ngo bituma yongera n'iminsi yanyu yo kurama. Ngo ariko ntimubigire rimwe, ngo ahubwo mubigire kabiri. Hanyuma Imana yo mu ijuru
irambwira ngo nimbwire abanyarwanda ngo ntabwo izongera kubariza, ngo ntabwo izongera kubikoreza udukapu we, ngo ntabwo izongera kubikora, ngo ntabwo izongera kubikora, ngo kuko mwarababaye bihagije, ayiwe ngo ntabwo izongera kubikora bibaho, ngo namwe nimutuze, ngo muryame musinzire, ngo muryame musinzire kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, ngo nimuryame musinzire mwebwe bari hirya no hino ku nkiko, ngo nimugire ubwoba, ngo kuko Uwiteka yahari, ngo atabaye maso, ngo abandi bose babaruhira ubusa, ngo nimuhumure nimuryame, ngo Uwiteka arahibere, ngo musinzire, ngo ariko nimwirare ahubwo mwongere n'ibihe byo gusenga. Ariko ntabwo Imana izongera kwikoreza abantu uturago, ayiwe udukapu, imifuka, ayiwe umwana, umuntu akurura amatungo ahetse n'umwana ndamutwaye ku rutugu, oya utumatora, ntabwo bizongera, ntabwo bizongera, nimuhumure, ntabwo bizongera, ntabwo bizongera, ngo n'uzabigambira akabitekereza ngo ntabwo ngo azabigeraho kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Hanyuma Imana yongera kumbwira ngo nimbaze abahanuzi bahanuye intambara, ngo ku Uwiteka yababwiye ngo ikibazo nimujya mubona ikibazo ngo mujye mugisengera, ngo Imana izumva gutaka kwanyu, ngo mbese ngo ibyo muhanura ngo iyo mubonye bikomeye murabisengera, ngo kuki mutabisengera? Ngo kubera yuko muhanura ibijyanye n'amarari yanyu, kubera ko muhanura ibijyanye n'ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu, ngo Uwiteka Imana ngo yongeye namwe kubaca, ngo yongeye kubaca, ndetse ngo iranabarimbuye burundu, ngo niwe yandikiye ubugingo bw'iteka, ngo irabumwambuye, ngo ni umwana wo kurimbuka kuko atakoze ibyo gukiranuka. Yego yego yego, mwebwe mwese mwahanuye ibinyoma, mwahanuye ibinyoma mukabeshya abantu mukabacamo igikuba, ngo intambara irabaye kandi ntayo Uwiteka yavuze, nayo yavuze, nayo yababwiye, nimutihana nimutisubiraho ngo mwiyirize ubusa musaba imbabazi n'uwo nandikiye ubugingo bw'iteka, ndabihindura ndata mu murongo. Ariko nimwihana mugaca bugufi mugasaba imbabazi, nanjye ndababarira kuko nyiri ku ntebe y'imbabazi. Mumeze mwabaye nka Tobiya na Safiya badahesheje umurimo w'Imana, namwe niko byagenze, mwarawutabatabye, mwawugize nabi, mwahindanyira izina ryanjye, muvuga ibyo ntabatumye, none ndabaciye, nongeye mbisubiyemo, ndabaciye. Nimuzongere kugaruka imbere yanjye mutarihana, n'uzabikinisha akahagaruka nawe bazasiga ubuzima. Murekere aho ngaho, nimurekere aho ngaho, ndambiwe agasuzuguro, ndambiwe kuvuga ibyo ntabatumye. Ahubwo nimugarukire aho ngaho, muce bugufi, hanyuma nimuce bugufi mukangarukira, nanjye ndabagarukira kandi ndabagarura ku iriba ry'abahanuzi.
ariko ari uko muciye bugufi imbere y'Imana, ari uko muciye bugufi mukihana, mukareka inzira mwanyuzemo, mwaciye inkera mu cyamo, aho mwaciye ibumoso aho kureba imbere aho mugana. Mumaze guca ibumoso mwikorera ibyo mwishakiye, muvuga ibyo mwishakiye, muravuga ngo imyaka 30 irarangiye, muravuga ngo mwabonye ibimenyetso, muravuga ngo habaye ibi n'ibi, ngo none ngo n'uyu mwaka ngo niko bigiye kugenda. Oya, njyewe ibyo mutekereza si byo ntekereza, njyewe ibyo muvuga si byo mvuga, kuko ndi Imana yanyu, ni njye wabashyizeho. None mwararenze, mwigeze mubona utuguru kwa ngo rusumbe ijosi? Mwebwe mwashatse gukura ngo munsumbe, mutangira kwizana ibyanyu, mutangira gutekereza ibyanyu, mwumva yuko ari mwebwe mushoboye. Oya, ntabwo mushoboye, ni njyewe Imana ushoboye. Mutangira kwaka abana amafaranga ngo murabasengera ngo bakire. Hakize bangahe mbese? Oya, hakize bangahe mubo wata amafaranga ubasengera? Ndashaka kumbwira umubare wabo wasengeye wakijije, abo wakijije ubambwire, umbwire n'amazina yabo. Ni bangahe? Ikiganza cyawe ni bangahe cyakijije? Amasengesho yawe ni bangahe yakijije? Ese aho yaragukijije cyangwa warapfuye? Hanyuma Imana yongera kumbwira, irambwira ngo bafashe inkoni nyinshi, bazana imitwaro myinshi, barabirundarunda, barabishyira hirya no hino, ngo ibyo ngibyo ngo ni ibyo kurimbura Abanyarwanda, ngo ni ibyo kwica Abanyarwanda. Hanyuma Satani akwizana ibihuha, ariko uyu munsi wa none, ariko iyi tariki y'uyu munsi, ayiwe, Uwiteka Imana arabivunnye, byose ibindi arabisenye, ayiwe, arajugunye ibyo kure biragiye, ntabwo bizongera kugaruka ukundi, kuko ni Imana irinze, kandi we aho yarinze ntawahatera, aho yarinze ntawahavuga nabi, aho yarinze hahora amahoro. Hanyuma Imana irambwira ngo hari ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu agiye gutabarwa. Ese mwebwe iwanyu mu Rwanda ntimurabibona? Kugira ngo mwihandagaze muhanure intambara idahari, hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu agiye gutabarwa. Icya mbere ni uko agira amahoro, icya kabiri ni uko atera imbere. Ese nimurebe ukuntu igihugu kiri gutera imbere? Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari amahoro, nuko igihugu kiri gutera imbere, nuko Abanyarwanda bari gutera imbere, nuko buri wese ari gutera imbere. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ari amahoro, ni ikimenyetso kigaragaza ko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Imana yo mu ijuru yongera kuvugana ngo nimuryame musinzire, ngo nimuryame musinzire, ngo bayobozi mwe ngo nimutuze, kuko Uwiteka ni ubabereye maso, ngo ngabo z'igihugu mwe ngo nimutuze mutekane, kuko Imana nibarwaniriye, Imana nibabereye maso, ntabwo ari mwe muri maso, ahubwo Imana niri maso. Ngo nibyo mutekereza gukora bashyizemo ngo mubitekereze kandi mubikore, kuko ari iby'umumaro. N'abayobozi ngo ibyo batekereza gukora ngo niba babwiye ngo babikore, kuko ari iby'umumaro. Ariko yongera kumbwira ngo mwebwe muvuze induru, muciyemo abantu igikuba, mukavuga intambara zidahari, ngo nimurekere aho ngaho. Hanyuma Imana yo mu ijuru nibaho umugisha Banyarwanda, nibaho umugisha mwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, nibaho umugisha, kandi ibyo mwumvise mubyakirane ibyishimo, ibyo mwumvise mubyakirane, mubibwire buri ubyumvise, yibwire buri muntu uwo ari we wese, amubwire ko ari amahoro, amuhumurize mugenzi we, uwari wakutse umutima niyongere umutima usubire mu gitereko, ni amahoro. Hanyuma reka nkomeze ubutumwa bwanjye, ndakomereza
mu bihugu duturanye, nibyo ngiye kwerekeramo, hanyuma uraza kudusomera amagambo dusanga. maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru. ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, ndakwinginze Uwiteka Imana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, Imana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda, bakitondera amategeko yayo, bakitondera amategeko yayo uko bwije n'uko bukeye. none tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, none tegera ugutwi kwawe wumve ndetse n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe, wumve gusenga njyewe umugaragu wawe nsengera imbere yawe. aya magambo uyu nguyu turimo tuvuga ni Nehemiya wari musenga, ariko uyu munsi wa none ni isengesho rigiye gusenga umuntu witwa Dawudi, n'uwo ugomba kujya kwima kuko yimiswe n'Uwiteka. ni isengesho rigomba gusengwa n'umuntu witwa Gidiyoni. ayo masengesho ni mwe ko mukwiye gusenga muvuga. muri iyi minsi ku manywa na nijoro nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, muri iyi minsi umugaragu wawe ndasabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, ndabasabira, ndabasengera, ndasengera abakongomani, ndasengera abarundi. natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, natura ibyaha twebwe abarundi n'abakongomani twagukoreye. ni koko njyewe n'inzu ya data twaragucumuye, ni koko njyewe n'inzu ya data twaragucumuyeho. twagukiraniweho cyane, twagukiraniyeho cyane, turakiranirwa cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe, kandi kuva twavuka ntabwo twitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. ndakwinginze buka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose, ndakwinginze uyu munsi buka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose, uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga, ati nimucumura nzabatataniza mu mahanga, kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye, kandi nimungarukira mukitondera amategeko yanjye, mukayasohoza neza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera z'isi, nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije, nzabakurayo hanyuma mbazane mbageze mu gihugu nabatoranirije, nkahatuza izina ryanjye, nkahatuza izina ryanjye. icyo gihugu nicyo nzabagabiza. abo nibo bagaragu bawe n'abantu bacunguje, abo ngabo nibo bagaragu b'abantu, abo nibo bagaragu bawe n'abantu, abo ngabo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe, wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye, bwinshi cyane ndetse n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani Imana, ndakwinginze tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, nuko abagaragu bawe, kuko abagaragu bawe, nuko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe, kuko bishimira kubaha izina ryawe. none uha umugaragu wawe umugisha, none nuha umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi umuhe no kugirwa imbabazi n'uyu mugabo, kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami, kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami.
amina. Yego, aya ni isengesho Imana ishaka ko wowe witwa Dawidi, wowe witwa Gideyoni, ugiye kubera incungu ubwoko bwacu, ubwoko bw'abakongomani, ubwoko bw'abarundi, abantu Imana yishimira. Iri ni isengesho we Dawidi ukwiye guhera uyu munsi usenga, kuko igihe kirageze. Wowe Dawidi, wowe Gideyoni, igihe kirageze ngo muhaguruke, kandi kirasohoye, kandi kiraje byihuse. Kuko Imana ije gutanga amahoro, Imana ije gutanga ibyishimo, Imana ije gutanga umunezero, Imana ije gushyira amahoro mu gihugu. Haleluya. Imana ije gushyira amahoro mu gihugu. Imana ije gukura abantu mu rungabangabo, Imana ije gukura abantu mu buhungiro, hanyuma ibagarure mu gihugu. Dore ko batataniye mu bihugu bitandukanye, ariko irabakoranyije. Ari abageze ku mpera z'isi, abo bose irabazanye, ibagaruye mu gihugu. Abarundi bageze ku mpera z'isi, abakongomani bageze ku mpera z'isi, bari muri Afurika, bari mu Burayi, bari muri Amerika, bari hirya no hino aho muri mwese, muraje mugarutse mu gihugu cyanyu, kuko icyo gihugu niyo gakondo yanyu, niyo Imana yabagabije, yongeye kuyibagabiza, yongeye kuyibaha, irabagaruye. Irambwira ngo uko yacyuye abanyarwanda bari batataniye hirya no hino baragizwe impunzi, ngo namwe niko ibagaruye, ngo niko ibazanye mu gihugu cyanyu, ngo muze mujye ku byiza by'igihugu cyanyu, mwongere muze mwubake igihugu cyanyu nacyo gitera imbere. Imana irambwira ngo irashaka ko mutera imbere. Hanyuma Imana yongera kumbwira, irambwira ngo wowe wishe itegeko ry'Imana, wowe wacumuye ku Uwiteka, wowe wamennye amaraso, wowe wamennye amaraso y'inzirakarengane. Imana irongeye ibisubiyemo ngo iguciye ku ngoma, ndetse ngo irakwirukanye burundu, ngo ntabwo uzongera gukandagira muri icyo gihugu, ndetse ngo n'umurambo wawe ntabwo uzashyingurwa muri icyo gihugu, uzaba umugwagasi. Kubera yuko utujuje inshingano wahawe, kubera yuko utujuje ibyo wagombaga gukora, kubera ko iby'Imana yagushinze ntago wabyubahirije, ntago wabishyize mu bikorwa, ntago waciriye bugufi Imana, ntago waciye bugufi imbere y'Imana ngo iguhe ubwenge nk'ubwo yahaye Salomo, ahubwo wishyize hejuru. Ngo hanyuma rero ngo ibihembo by'abishyize hejuru ngo ni ugucibwa ku ngoma ndetse n'urupfu. Ngo ibyo nibyo bihembo by'abishyize hejuru. Ngo wishingikiriza abantu, ngo kandi abantu ngo abo ngabo bameze nk'umurama utumurwa n'umuyaga, ngo wishikiza amaboko yawe akomeye, ngo ayo maboko ntayahari, ngo amaboko akomeye afitwe n'Uwiteka, ngo amaboko akomeye afitwe n'Imana. Niyo mpamvu ishyigikiye abayishingikirijeho, niyo mpamvu ishyigikiye abayikomejeho, niyo mpamvu ishyigikiye abayisenga by'ukuri bakayambaza amanywa n'ijoro. Ngo niyo mpamvu ibabereye maso, niyo mpamvu ibatije umurindi, niyo mpamvu ibatije imbaraga, niyo mpamvu ibahaye buri kimwe cyose bakeneye. Yego. Rero ngo mwebwe murimo murira, mwebwe muri mu ntambara, mwebwe ngo nimuhumure, ngo mwebwe abasirikare bari ku rugamba, ngo Uwiteka niwe ubabereye, niwe urimo ubarwanira, ntabwo ari mwe muri kurwana, ngo ntabwo ari mwe muri kurwana, ngo Uwiteka niwe ubarwaniriye. Ngo nimukomere, ngo kandi mukaze umurego, kandi mwongere imbaraga, ngo ibiteye ubwoba byose Uwiteka aje kubicisha bugufi imbere yanyu. Ngo kandi ibimenyetso bimwe murabifite, ngo ibimenyetso bimwe namwe murabifite, ngo hari aho mugira mukabona mwari muzi ko rukomeye mukabona ruroroshye. Ngo ntabwo ari imbaraga zanyu, ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka kuri kumwe namwe. Ngo nimuhumure rero kandi mugende amahoro, ngo muzagera mu gihugu amahoro, kandi muzatabaruka amahoro, ngo ariko muzagitware mukurikije amabwiriza mwahawe.
hanyuma Imana yongera kumbwira ambwira ngo we Gideyoni w'i Burundi nawe haguruka ngo ugende, haguruka ugende, ngo Dawudi aje kugushaka, Dawudi aje kukureba, Dawudi araje ngo mwongere musukure ibiganiro mwagiranye, hanyuma nawe Dawudi haguruka ujye kureba Gideyoni aho ari. Ayiwe Gideyoni ahari urahazi, urahazi aho wamushyize, urahazi aho wamushyize, urahazi. Genda ugereyo, genda umurere, genda umurere, genda umurere, genda umurere mu burengerazuba bw'igihugu cyanyu, genda ujye kumureberayo, genda ujye kumureberayo. Oya ndavuga mu burengerazuba bw'igihugu cya gakondo yawe cya so na nyoko, ngo genda ujye kumureberaho wamushyize, kandi ngo ujyane n'abandi muri kumwe aho ngaho. Hanyuma nimugerayo ngo mutangire mutambuke gitware, kandi ndi kumwe namwe. Ngo ninjye mbashyigikiye, ninjye mbashyigikiye, ngo nje kuringaniza ahataringaniye, nje gutunganya ibidatunganye imbere yanyu, nje gukura buri kimwe cyose mu nzira cyabuza gutambuka. Niko Uwiteka avuganye namwe. Hanyuma nimuhaguruke mugende, kandi mushikame, kandi mushire ubwoba, kandi mushire ubwoba, kuko Uwiteka niwe uri kumwe namwe. Amina, amina. Ye murakoze inshuti bakunzi z'umusaraba, ndumva ari ibyo nari mfite byo kuvuga. Ngeze ku musozo, hanyuma Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi ndasaba buri muntu wese wumvise ubutumwa aho ari mu gihugu cyose, aho ari hirya no hino, abushyire mu rurimi buri muntu wese abasha kumva, kugira ngo abashe kubwumva kandi abashe kumenya neza, abashe gusobanukirwa, abashe kumenya kumva neza, kugira neza kw'Imana, kugira ngo ibingibi nibiba azavuga ati Imana yari yarabivuze. Ibingibi nibisohora azavuga ati ibi Imana yari yarabitubwiye. Hanyuma rero Imana nibaha umugisha, kandi nikomeze ibishimire, nikomeze kubashyikira kuri buri kimwe cyose. Nifurije ba Dawudi na ba Gideyoni intsinzi, ndayibifurije kuko si njye wayibahaye, ahubwo ni Imana yayibahaye. Ndabifurije kuzakurikiza amategeko y'Uwiteka, kuzakurikiza ibyo mwategetswe n'Uwiteka byose. Ndabifurije Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi nikomeze kugendera namwe uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma Imana iravuga namwe mwebwe murimo murira ngo nimuhumurije kubahanagura amarira yanyu. Ngo ntago muzongera kurira ukundi, oya ntago muzongera kurira ukundi, kuko nije kubahoza, kandi ngo uwahojejwe nayo ntabwo yongera kurira ukundi. Uwihaye amahoro ntiyongera kuyabura ukundi, ngo uwigaburiye ntabwo yongera kwicwa n'inzara, uwo yambitse ngo ntabwo yongera kwambika ubusa, uwihaye ijambo ntawe urimwambura. Haleluya. Murakoze, Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Francois nawe Imana iguhe umugisha. Yego namwe bakozi b'Imana, mu kuri Imana nibaha umugisha, kandi nikomeze bashyikire kuri buri kimwe cyose. Hanyuma wowe udukurikiye ku Musaraba TV, ndakwinginze ujye wibuka gukurikira Umusaraba TV buri munsi, kuko iyi ni channel inyuraho ibyo kurya by'Imana. Yego. Iyi ni channel itanga ihumure ku bana b'Imana. Hanyuma rero byikurikira, kandi ujye utanga n'inkunga yawe, ukanda subscribe, hanyuma kugira ngo buri wese kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byawe bya buri munsi. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Reka n'ubundi twatangiye dusenga, tugiye gusoza tunasenga. Ariko mbere yuko dusenga, reka nongere mbibutse ya nimero, umuntu washaka kuduhamagara wese yaduhamagara, tukamufasha, tukamusengera. Abarwayi bari gukira, ni ukuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Rero waduhamagara kuri 078 78 76 238. Aho ngaho watwandikira kuri WhatsApp. Ntabwo ari nomero yo guhamagarwaho muri iyi minsi, ni nomero yo kwandikaho. Hanyuma nomero yo guhamagaraho isanzwe ku bari mu Rwanda ni 0788 24 79 09. Iyo niyo nomero wadushakaho. Ku bari mu Rwanda ni 82 24 79 09.
hanyuma kuri WhatsApp ni 78 78 76 238. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, reka dusenge mu izina rya Yesu. Cyetse niba hari icyo ushaka kutubaza. Oya ntacyo. Urakoze nyaguhora ku ngoma, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, kandi uri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, uri Imana igirinda, uri Imana itanga amahoro. Turakwinginze ngo nutanga amahoro, nugomeze uganze kandi utegeke, kandi buri kimwe cyose ushaka gikorwa mu isi uko gikorwa mu ijuru. Kandi ifunguro ritunga natwe abanyarwanda nuriduhe n'abandi bose bari ku isi nuribahe, kandi ntuduhane mu moshya ahubwo dukize umubi. Urakoze kuko ushoboye, urakoze kuri rubasha. Hanyuma buri wese ugiye kumvira ijambo, buri muntu wese ugiye gukurikira, buri muntu wese ugiye gukurikirira ijambo, buri muntu wese ugiye gukurikira ubutumwa, ni umuha umugisha kandi uhaze kwifuza kwe. Urakoze rero, komeza ubane natwe kandi ukomeze kuturengera, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana, turishimye kandi turafashijwe mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti bavanywe kumwe natwe turi gusubikira hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwabonye ko twagiye duhindura lokasiyo, byatewe n'ikirere, byatewe n'imvura, ariko dushuje ikirere kimeze neza. Reka tubashimire ko mwihanganiye izo mpinduka zagiye zigaragara, ariko kandi tunabashimiye ko mukunda ijambo ry'Imana mukanarikurikira, mugakunda n'abakozi b'Imana. Reka tuzasubire mu kiganiro cyacu kizacaho ubutaha. François nawe Imana iguhe umugisha. Namwe nibaho umugisha. Kandi Imana igwe icyo wifuza, icyo umutima wifuza kigwe mu izina rya Yesu Kristo. Turabyakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze, ciao ciao.